yego ndabyibuka niho twari tugeze. Nuko ubwo Nyiraneza yamaze kubwira Mutima ibyo arangije afata utuntu twarasohoka yihuse aragenda. Nuko Mutima nawe yari yagiye mu nzu gutunganya uburiri yari yarayo, agisohoka kubitana na Mukamwiza. Mukamwiza ati hagarara aho ngaho tuvugane. Niko yewe mwa bundi witwa nde? Undi ni Gihunga cyica ati nitwa Mutima iwacu ni Muhinkindi naje mvuye iwacu nje mu mujyi gushaka akazi. Nuko akimara kuvuga ibyo aramubwira ati ceceka, ibyo byose urabivuga nenda wabikubajije? Ati zibura amatwi yawe wumve neza. Umukobwa wadukoreraga namwirukanye kandi ubwo yagiye niwe ugiye kumusimbura. Atumva neza akazi kose kari muri rugo ni wowe kareba. Uzajya umenya amasuku yaha yose, umenye umwana kandi uteka. Urabyemera ntubyemera? Mutima ati ndabyemera, gusa biriya biryo nabonye murya ntabwo nzi kubitegura keretse mubanje mukanyerekera. Mukamwiza ati nzakwerekera. Ati ahubwo banza uze hano nkwereke kuko uzajya utunganya amafunguro ya mu gitondo. Hanyuma umwana we Mutima acyumva ibyo umwana aramubwira ati Nyiraneza yari yambwiye uko nzajya mbigenza. Nuko Mukamwiza aramubwira ati ni byiza. Nuko ubwo Mutima batangiye akazi atyo ko mu rugo yavuye iwabo ashaka. Nkuko Nyiraneza yakamubwiye ba nyir'urugo bamaze kugenda umwana barakangutse. Nuko aragenda aramwambika ajya kumukorera amata. Muri ako kanya yibuka ko Nyiraneza yamubwiye ko hari amata yasize akoze ari agomba guhera hamuha. Aragenda arayafata avangamo amazi nk'uko yamubwiye, ahera akahereza umwana aranywa. Umwana akimara kunywa yumva umuntu arakomanza ajya gukingura, asanga ni umunyezamu wabo wamubwiraga kuzimya amatara yo hanze. Arayazimya agaruka mu cyumba cy'umwana. Akinjira yakubiswe n'inkuba ubwo yasangaga umwana yasize ku buriri yikubise hasi arimo asamba, urufuzi rwamwuzuye mu kanwa. Mutima yasohotse yiruka avuza induru ahamagara Zamu ati Zamu we ngwino untabare umwana w'abandi ntabwo ameze neza, dore urufuro rwamwuzuye mu kanwa kandi ararashya amaguru. Zamu yaje yiruka basubirana mu cyumba cy'umwana. Zamu nk'umuntu mukuru akoze ku mwana asanga byarangiye yapfuye, ubwoba buramutaha. Abwira Mutima ati uyu mwana wamuhaye ibiki koko kureba apfuye turavuga ngo iki? Zamu yahise afata telefone n'Igihunga cyisha ahamagara Mukamwiza ati mabuja umwana arapfa. Atararangiza iryo jambo Pierre yari yinjiye. Hari ibyangombwa yari yibagiriwe mu nzu kandi yari akeneye gukoresha ku kazi. Akigera mu ruganiriro yumva induru mu cyumba cy'umwana yirukaga nayo. Ageze yabona umwana we aryamye hasi, Mutima amupfukamye iruhande, Zamu nawe ari aho ngaho iruhande arira. Ariruka aterura umwana babona yapfuye, induru ayiha umunwa. Ako kanya Mukamwiza nawe aba arinjiye yiruka ati umwana wanjye yabaye iki, umwana wanjye yabaye iki? Mutima we umwana wanjye wamugize ute? Ndakwica. Aka kanya mvuye aha ngaho umwana wanjye umugize ute koko? Nawe ageze mu cyumba asanga umugabo ateruye umwana arimo kurira. Ariruka yikubita hasi iruhande rw'umugabo, afata umwana we aramureba asanga nawe byarangiye yapfuye. Ubwo yahise ahindukirira Mutima ashaka kumuniga asakuza cyane ati unyiciye umwana wamwicanye. Mutima naho ngaho aratitira amaguru ntakora hasi, ubwoba bwamwishe yabuze icyo avuga n'icyo akora, umutima uradiha. Pierre nk'umugabo yahise ahaguruka akora mu mufuka akuramo telefone ahamagara inzego z'umutekano ati muntabare umukozi wanjye anyiciye umwana nimuntabare. Ubwo intambara aho mu cyumba yaremesheje Mukamwiza arashaka kwica Mutima ngo amwiciye umwana. Nyuma y'iminota 10 gusa inzego z'umutekano zari zihasesekaye hamwe n'imbangukiragutabara. Barinjira baterura umwana bamushyira mu mbangukiragutabara bajyana na se na nyina kwa muganga. Hanyuma Mutima na Zamu nabo babashyira mu modoka itwara abakekwaho ibyaha babajyana ku biro by'inzego z'umutekano ngo bakorweho iperereza. Mbega ishyano Mutima aboneye muri uru rugo. Tuzumva ibye. Ntuzacikwe na episode ya 5.